ikibazo hanzeho amaso ni ikibazo cyo muri Congo. Ubwo navuze ko ntari butinde kuri Congo, impamvu hanze amaso muri Congo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Congo ishobora kuvanga na ADF, kubera urabona ko already hari connection. Ibyo tubihanze amaso, ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura. Hari aho twinginga, hari aho twumvikana, hari aho dusaba, hari n'aho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tugakemura ikibazo ku rwego rw'igihugu. Turacyari muri izo stages zo kumvikana, zo gushaka uburyo ku kibazo tureba twese dukwiye kucyumvikanaho, ariko tutacyumvikanyeho kikavamo ko kigiye guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kubera ko abandi birengagije ibyo twabasabaga. Ubwo nyine niho havamo ko dukora ibyangombwa gukora, twaba twumvikanye twaba tutumvikanye. Umutekano w'u Rwanda ni priority. Muri priority zose tugira, umutekano niwo wa mbere, uzi imbere, kuko nta bindi byashoboka atari umutekano. Umutekano rero bakomeza kwibwira ko tutawukomeyeho baribeshye. Bahitamo gukoresha media zo hanze, abantu bandi baba hanze bakajyaho bagashyushya abantu imitwe gusa, bakagira bati ndetse bakaba u Rwanda baruhinduye igikoresho, igikangisho, bahora bakangisha u Rwanda ateye umutekano muke, u Rwanda human rights, u Rwanda dictatorship, u Rwanda that has become bad music we ignore. Iyo tuza kubitega amatwi ntabwo tuba tugeze aho tugeze ubu. Turabireka bagasakuza, ariko twebwe dukora ibikorwa, and we let people argue with the facts. Tujya kuhagiwinga buri kantu kose ngo wagize utyo twisobanuraho. Iyo dufite umwanya twisobanuraho, shakira umwanya ukantuka ukakwihorera nkagusubiza bibaye ngombwa. If you want to fight, fight. That's the problem. Kuri twe iki kintu cy'umutekano, abantu they joke when they think we bose hanze, of course n'ibihugu bimwe bishaka kubashyigikira, ariko bigakorwa n'isoni. Erega nabo bashyigikiye nabo bakoze isoni, bakihisha inyuma y'abo bantu. Rero bakavuga ko ari abantu babujijwe amahoro, babujijwe amahoro na Kagame. Ndaho ngiye no ku internet usanga uzwi ko ari umuntu ubuza abantu amahoro. Ntacyo bintwaye byiza, uzageze usange nta kibazo. Nabo tubabarira hano, bamwe bari bari mu buroko bafunze, bari aho b'abagenosideri, nabo barangiza yasohoka bakaba muhimbiye umudemokarate, umuntu urwanira freedom, umugenosideri urwanira freedom. Abantu barakubabariye, ugasanga karimi
aravuga gusa ibyo ntacyo abo bandi bose bari aho bari hose buriya bazarinda basaza twibereye hano twikorera natwe buri wese imyaka ye iragenda ariko iyanjye izagenda ndi mu gihugu ndimo izagenda gusazira iwawe no gusazira tubita kwangara mu kinyarwanda murakizi gusaza wangara kugira ngo hari rero n'abemera imana nibageraho imana izayibabaza izababaza ngo kuki wangaye wangazwaga ni iki so hanyuma rero ibyo icya Mozambique nifuza kubabwira nuko ariko niko ni hombi biragenda bitwara igihe ahantu tubona tuzamara igihe ntabwo nabura kubateguza ngo mbabwire ko bizatwara igihe kugira ngo n'umutekano wo kuwusubizaho biroroshye ariko gutegura abo twafatanyije nabo kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo byabo ibihe biri imbere nibyo bitwara umwanya nibyo bizadutwara umwanya haba muri Mozambique haba muri Central African Republic bashobora kugerayo igihe utwara kugira ngo mube mubizi mube mubyiteguye ariko nta n'icyuho bidusigira hano kuvuga ngo abantu bagiye hanze gukemura ibibazo by'ahandi bafatanyije na ba nyiri ibibazo ariko bibagirwa hano ntabwo tuhibagirwa niho hambere duhera nta kizahungabana na busa gusa bategura kandi buri wese ushoboye gukorera hamwe kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere ubwacu hano mu gihugu dutere imbere duteze imbere dufatanije n'abandi dukorana nabo tugire umusanzu dutanga byafasha dukomereza aho rero naho ibindi byoroshye ntihakagire ucika intege cyangwa ngo buri hari ubwo mujya mureba mugasanga hari igihungabana byaba ari ukureba nabi mujye muvana masks muzivane ku maso muzishyire ku munwa n'amazuru gusa ibindi murebe uko ibintu bikwiye kuba biboneka sibyo reka ndekeraho rero natinze cyane mugire umunsi mwiza